Muraho neza bakunzi batuza official, twagarutse kugira ngo nanone twungurane ibitekerezo dusubiza umuntu wambajije ngo hari abantu benshi kandi benshi niko babizi yuko umukobwa ufite iminwa minini waba afite n'igituba kinini. Ibyo bintu abantu benshi niko babizi ngo yafite iminwa mitoya ngo nafite iminwa mitoya. Ndagira ngo rero twungurane ibitekerezo n'ubundi dusubiza umuntu wabajije icyo kibazo, kandi n'ubundi nkomeza kubashishikariza kugira ngo mukore subscribe, like na share na comment tuzongeraho kugira ngo aho mufite ikibazo dusobanurirane bigenda neza. Nicyo ngicyo kituma abanyarwanda bagenda barushaho kumererwa neza kugira ngo ubuzima bukomeze. Icyo kintu rero abantu benshi bakibazaho, niyo mpamvu mba nahisemo kugira ngo nkisubize n'abandi babonereho ntamusubije n'ubundi muri comment aho aba yambarije. Nararebye mbona n'ubundi abantu bose icyo kibazo bakibaza, niyo mpamvu rero mba ngira ngo mbasubirize hamwe kugira ngo hatagira n'undi ukimbaza ku ruhande ku giti cye. Rero iki kintu ukuntu kimeze, abakobwa buriya barimo amoko ane, harimo amoko ane. Hari umukobwa muremure utabyibushye adafite n'iyo minwa minini. Hari n'uwabyibushye ari iminwa minini ayifite kandi ari na muremure. Ariko hari n'unanutse, hari n'umugufiya akaba ananutse kandi afite n'iyo minwa minini. Hakaba n'undi mugufiya nanone unanutse atabifite. Ikintu rero bivuze ibyo ngibyo mbabwiye, umukobwa mugufiya akaba ananutse nta mubyibuho afite, akaba afite n'iminwa mitoya, icyo gihe aba afite igituba gitoya. Ariko umukobwa mugufi unanutse akaba ananutse ariko akaba afite intoki mo zenda kuba ndende, aba afite igituba kirekire ariko kinanutse. Kirekire bivuze ngo kitagorana igihe ukeneye kumurongora ka kantu k'inyuma ntago byakugora. Ariko umukobwa mugufiya akaba ananutse, ikindi akaba afite iminwa mitoya, iriya pose iragorana my friend. Uwo niwe mukobwa uba ufite igituba gitoya. N'undi mukobwa wa kabiri ni umukobwa mugufiya ubyibushye. Umukobwa mugufi ubyibushye aba afite igituba kigufi ariko kibyimbiye imbere, kibyimbye. Nibwo bunini bwacyo navuga, ariko kiba ari kigufiya kuko nawe ari mugufiya. Ariko igihe afite intoki ndende kiba ari kirekire. Ariko akenshi umukobwa mugufiya aba afite n'intoki ngufiya, icyo gihe kiba ari kigufiya ariko kibyibushye, kibyimbiye imbere, atari cya kindi kigera inyuma. Noneho umukobwa muremure unanutse ufite n'iminwa minini, uwo mukobwa aba afite igituba kirekire, ariko kubera ya minwa minini afite n'intoki nazo ndende, igituba cye kiba ari kinini, ari kirekire. Ibyo bintu mu bitandukanye mu byiteho. Umukobwa muremure ufite iminwa minini, ufite n'intoki ndende, aba afite igituba kinini kirekire kigeze inyuma ku buryo ashobora no kuba ahagaze gutyo ukaba wamurya k'inyuma kandi ahagaze. Noneho umukobwa muremure ufite iminwa mitoya kandi afite n'intoki ndende, icyo gihe uwo mukobwa aba afite igituba kirekire ariko kinanutse, ariko ari kirekire, bivuze ngo kirambuye, nta bubyimba gifite.
abantu benshi rero bakunda kubyitiranya bakavuga ngo umukobwa ngo ubyibushye ngo bafite igituba kinini. Umukobwa ubyibushye ashobora kuba abyibushye ariko ari mugufiya, cyangwa se yaba abyibushye akaba afite intoki ngufiya. Icyo gihe n'umukobwa ukabona afite intoki ngufiya, afite utunwa dutoya, uzahita umenya uko ateye. Ikindi abantu bakunda kwibaza ngo abahungu, ngo umuhungu ugira imboro ndende ngo abafite ngo urutoki ngo rwa musumba zose rurerure. Ibyo bintu muribeshya kuko nawe aba yenda gutera nk'umukobwa, ariko we ntiwarebera ku bunini bwe cyangwa ku bubi. Umuhungu uko areshya, kuko ntabwo umuhungu yaba ari mugufiya ngo kubera yuko afite intoki ndende agira imboro ndende. Ibyo bintu ntabwo bibaho. Nese imboro yaruta ingano ye uko angana? Icyo kintu ntabwo gishoboka. Mwa bakobwa mwe nimujya kureba abasore mujye muvuga ngo uyu musore ni muremure se cyangwa ni mugufiya, araringaniye se, umenye nawe imboro wifuza uko yabe imeze. Tureke kwitiranya ibintu. Bakunzi bacu rero, ndabashimira ko mukomeje kutwereka yuko mudukurikirana. Ibibazo muhora mumbaza nibyo bidutera kuraje kugira ngo natwe tukabibona uko mudukurikirana. Mbibutsa yuko hari Shangazi Nyirarukundo Dativa. Ibiganiro byacu uko mubikurikirana natwe tuba tubibona. Niyo mpamvu nshaka kubashimira cyane nimazeyo kugira ngo dukomeze kubana neza, mutwereke uko bimeze, mutubaze ibibazo byose mufite, turahari kugira ngo tubasobanurire. Kandi ari nako nkomeza kubabwira gukora share na subscribe na like, mutibagiwe n'ubundi comment. Nibyo bintu bikomeza kudukomeza, bitwungura, bituma natwe tugira ubundi bumenyi buruseho bitewe n'urukundo muba mwatweretse. Niyo mpamvu rero nanjye mpora mbasabira umugisha ku Mana. Imana ijye ihora ibakubira karindwi mu byo mukora byose. Murakoze neza, muri abantu beza, Imana ikomeze kubishimira.